nanone twongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese. Hanyuma abo bimeze neza bakomeze bashima Imana, nabo bitameze neza ntabwo ariko bihora. Iyi si niko imeze, bimwe bigenda neza ikindi gihe bikagenda nabi, ahubwo dusabwa byose kubyitwaramo neza mu gihe muri icyo gihe nyine urimo. Hanyuma dukomeje kubaha ikaze abari mu gihugu ndetse no hanze yacyo muri iki kiganiro tugiye gukora kugira ngo mukomeze mubane natwe. Hanyuma rero uyu munsi mbazaniye umutumirwa ni umubyeyi mwiza, namwe muraje mwiyumvire ibitekerezo bye byiza cyane. Ni inshuti yanjye, namwe ari inshuti yanyu, kubera ko muramwigiraho ibintu byiza kandi byinshi. Ni umushakashatsi ndetse ni umurezi ndetse n'ikindi cyiyongeyeho ni umukansera w'umwuga. Ubwo rero twese ntitugira amatsiko yo kumenya icyo atuzaniye uyu munsi. Hanyuma tubahaye ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Mwakibwira abakunzi bacu, muhabwa umwanya muri aka kanya. Murakoze cyane, nibyo koko nk'uko bivuze. Amazina yanjye nitwa Harerimana Jean Pierre Celestin, ndi umurezi mu karere ka Kicukiro ku ishuri rya GS Remera Protestant. Nkaba nk'uko mubivuze umushakashatsi ku bigendanye n'ubuzima n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Nkaba nyine ndi n'umwe ku kigo mu barimu bafasha abana ku bijyanye n'ubwo buzima bwo mu mutwe. Yego, murakoze. Murakoze. Hanyuma ahangaha nahita nibaza, ese ubuzima bwo mu mutwe ni iki? Kugira ngo n'abandi badukurikiye, hari abantu bumva ubuzima bwo mu mutwe ntibamenye se ubuzima bwo mu mutwe mu by'ukuri ni iki. Mwadufasha nk'abantu b'impuguke mu kumenya ubuzima bwo mu mutwe n'ukuntu n'ikibitera n'impamvu yabyo, mwatuye se ubuzima bwo mu mutwe ni iki muri rusange? Murakoze. Ubuzima bwo mu mutwe murakoze ni hanini ni uruvangitiranye rw'ibibazo bitabashije kubonerwa umuti umuntu agendana, umuntu abana nabyo, hanyuma bikageraho bishobora kumutera imyitwarire idasanzwe, niko twavuga, imyitwarire itandukanye n'iy'umuntu nyamuntu, umuntu muzima, umuntu ufite impagarike n'ubugingo yakagombye kubagira. Ibyo rero niho tuvuga ko umuntu iyo atangiye kugaragaza ibyo bimenyetso by'imyitwarire itakwiye cyangwa itari imyitwarire iboneye cyangwa se ikwiye muntu nyamuntu, umuntu wuzuye, umuntu ufite ibitekerezo bizima, umuntu ufite imyitwarire mizima, umuntu aho ngaho niho tuvuga ko hashobora kuba hari ikibazo cyangwa ibibazo byo mu mutwe. Hanyuma none se ikindi kibazo nahita nibaza, nakwibaza nyuma y'icyo gisubizo duhaye, ese biterwa n'iki uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se iyo myitwarire yabiterwa n'iki? Mwadusobanurira kugira ngo tubyumve neza biruseho. Arakoze cyane, ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza. Tunabikosore nuko bivuze, ntabwo ibibazo byo mu mutwe ari uburwayi bwo mu mutwe. Ni ibintu bibiri bitandukanye bihabanye. Iyo tuvuze ibibazo byo mu mutwe nyine nkuko twe tumaze kwisobanura, ni uruvangitirane rw'ubuzima umuntu anyuramo buri munsi. Buri munsi hera mu mateka, ndetse burya tuvuga ko umuntu yatangiye kubaho agitwite, bakimutwite mu nda y'umubyeyi we, burya umuntu aba yatangiye kubaho. Uriya muntu nawe ashobora kugira ibibazo byo mu mutwe akiri no mu nda, bitewe n'imyifatire n'imyuzima ababyeyi be cyangwa umubyeyi we n'umuryango arimo bafite. Ku buryo rero guhera ubwo urwo rugendo rw'ubuzima rugitangira, umuntu atangira guhura n'ibyo bibazo. Mu gihe uburwayi
bwo mu mutwe bwo mu burwayi nyine, uburwayi bugaragara, ya myitwarire rimwe na rimwe iyo yarenze urubibi ugasanga umuntu noneho ageze ku gihe nyine agomba gukurikiranwa n'abaganga babifitiye ubushobozi, kuko icyo gihe biba ari uburwayi nyine. Yego. Hanyuma ahangaha nk'umurezi twakwibaza, ese ubu burwayi no mu bigo by'abanyeshuri nkamwe muhora nabo, ese ubu burwayi bwaba buhari no mu bigo by'amashuri? Ubu burwayi twabusangayo nk'uko ikiganiro cy'uyu munsi kiri kwibanda ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe mu mashuri? Ahangaha twakwibaza, ese koko ubu burwayi abana bahura nabyo koko nka murezi uba uri kumwe nabo? Batubwira. Murakoze. Abadukurikiranye hirya no hino bakomeze rwose gutandukanya, babimenye gutandukanya ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe n'uburwayi bwo mu mutwe. Ahangaha rero turi kuvuga ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe mu bigo by'amashuri, mu rubyiruko, mu bana bato, mu ngimbi, mu bangavu, ndetse no kugera muzi ko umwana uwo ari we wese uri munsi y'ikigero cy'imyaka 18 aba akiri umwana. Aho ngaho rero nk'uko wari ubibajije, icyo kibazo ni ibibazo bigaragara cyane cyane cyane, ni ibibazo bihari mu buzima busanzwe bw'abana. Ku mashuri rero naho ubwo buzima burahagera. Buriya umuntu ari kugenda ari mu muhanda, haba mu kazi agenda, haba aho akorera, mu bintu bitandukanye, n'umwana n'abana bacu, abana b'igihugu nabo akazi kabo buriya ni ukwiga. Umwanya munini rero burya abana bawumara ku bigo by'amashuri, haba aba bana biga bataha, haba ndetse n'abana baba mu bigo bacumbikiwe. Buriya rero umwanya munini ku ishuri. Ubuzima rero bw'umwana, ubuzima bw'abana ahanini bugaragarira nyine ku mashuri, kuko niho hari umwanya munini. Yego. Mwarimu bajije rero muti byaba biterwa n'iki? Biterwa n'iki? Ese biragaragara mu kigo, murabibona? Nkuko nari mbabwiye, ibyo bibazo biragaragara, ndetse bigaragara ko bimaze gufata intera iri hejuru. Bigaragazwa n'umubare mwinshi w'abana tugenda tubona. Nabaha nk'urugero mu mashuri nk'aho nkorera, ujya kubona mu ishuri niba rifite abana 50, ntabwo ushobora kubura abana 30, 40, ubona bafite ibibazo. Yego, bikaba bitandukanye uburemere bwabyo, ariko kuba bitandukanye uburemere ntibikuyeho ko ari ibibazo. Yego, naho ubundi birahari pe. Yego. Ese ahangana nahita nkubaza, mwaba mufasha mute abo bana bafite ibyo bibazo? Ese hari uburyo mufite mubafasha? Kuko mubona ko icyo kibazo umwana agifite. Ese iyo maze kubona ko uwo mwana agifite, hari uburyo mufite mufasha uwo mwana? Murakoze. Ndatanga ingero cyane z'aho nkorera umurimo wa buri munsi, ndetse n'ako kazi katoroshye ko kutahura ibyo bibazo. Ntabwo ari uburwayi, ni ibibazo. Turabimenya. Bitivuje bihinduka uburwayi. Yego, iyo uwo mwana cyangwa umuntu uwo ari we wese wagaragaje ufite ibibazo byo mu mutwe, adakurikiranwa, atabonye umufasha, atabonye umutega amatwi, atabonye umuherekeza ngo amunirize, amusayure, amuvane muri uwo mwobo, amuvane muri iyo cadre. Yego, akaguma wenyine, kuko kwiheba ni kimwe mu bimenyetso by'ibyo bibazo. Hari ibimenyetso byinshi rero tubona mu bana bacu, ku buryo ushobora guhita utangira kwitekereza kuri mwana, ukamufokasingaho, ukavuga utari kuri mwana ashobora kuba afite ibibazo. Rero nta kundi, iyo umaze kubona hari uburyo bwinshi ushobora kubona umwana. Urugero, umwana ashobora kuba adashaka gukina n'abandi, ukabona umwana ushaka kuba ari wenyine, afite kwigunga. Hari igihe aba ari umwana uri
udashaka ari aggressive, afite aggressivité, ubona ari umwana ushaka kurwana, gukubita abandi, afite amahane adasanzwe. Hakaba umwana ubona udashaka kwiga, ntabwo mugeraho mukaba mwabihuza ese n'ubuswa, umwana akaba wenda ari uko atari umuhanga, ukaba wabyitiranya nuko afite icyo kibazo kandi wenda ari ubwenge buke yivukaniye. Navuga ko iyo uri umurezi, buriya umurezi nyakuri wita ku bana, wita ku nshingano ze, burya wakagombye kubanza kumenya n'uwurera ese abaho ati. Buriya ni byiza kubanza kumenya amateka y'umwana, uburyo abaho, ese uyu mwana arerwa na se. Birangira mwinjiye mu muryango w'uwo mwana, ese uyu mwana agira ababyeyi bombi, abayeho ate, kugira ngo baze kumenya nimba koko ari ikibazo ahari cyo kuba ari imiterere ye, cyangwa se ari ikibazo koko cy'ibyo bibazo byo kuba yaba afite depression. Yego, nibyo nakubwiraga, buriya iyo ufite ubumenyi rimwe na rimwe bwihariye, bababwiye ko ndi umukansara, nanjye mfite aho nabikuye, hari ibigo byaduhuguye biradufasha, biduha ubumenyi bw'ibanze kugira ngo tubashe kumenya uburyo dufata abana, byongera kuri bwa bumenyi bwo mu mashuri. Buri umuntu wize uburezi nyabwo yize no kumenya ubumenyamuntu, kuva umwana akiri urusoro kugeza ashaje umusaza rukukuri. Rero ibyo wongeye ukagira n'izindi mbaraga z'ubundi bumenyi ku ruhande, bigufasha kumenya umwana. Kumenya umwana rero nta kindi ni ukumwegera, ni ukumutinyuka, ni ukuca bugufi akakwiyumvamo. Iyo amaze kukwiyumvamo, hari n'ibyo abana batabwira ababyeyi. Buriya abana ni beza, noneho iyo amaze kubona umubereye umubyeyi akubwira byose. Hanyuma rero umaze gutahura, umwana yarangwa no kwigunga, umwana arangwa no kwiheba, umwana wenda aba mu muryango urimo amakimbirane, hari byinshi bibatera, ukabona umwana ntago yariyanze, ukabona ubuzima burabishye. Icyo gihe rero aba arahawe noneho kumenya harakurikiraho iki, noneho uyu mwana turamufasha duti. Aho rero niho wabaza guti mukora iki. Ikintu cya mbere dukora urumva ni ugutega amatwi umwana. Iyo umaze kubutahura ikibazo afite n'ububereho n'ibiki, twe dukoresha izindi metodoloji. Nkatwe iwacu dukoresha guhuza abo bana mu matsinda. Dufite club, nkara dufite club yitwa Human with Humanity. Ni club rero tugerageza guhuza aba bana, ariko noneho metodoloji dukoresha ni ubugeni n'ubuhanzi, ni art. Babana tukabatoza noneho guhambuka, kuba hamwe, bakanezerwa, bakagira ibintu bibagiza, byafata umwanya wo kubibagiza bya bindi bibatwara cyane bigatuma baba mu bwigunge. Iyo umwana atangiye kuva mu bwigunge no kuganira nabo, hari metodoloji nyinshi twagize umugisha wo guhugurwa n'imiryango itandukanye, ariko cyane dufashwa n'umuryango w'Isenga n'Imanzi. Baradufashije cyane mu kuduha package, cyangwa se nabyita ni umusingi kubakiraho mu gufasha abana. Icyo gihe iyo tubahuje muri ya club, noneho babona ubwisanzure, rwa rukundo wenda batabonye mu babyeyi, bya bibazo none bakarubona ku ishuri, bakarubona muri bagenzi babo, noneho ugasanga umwana atangiye guhambuka. Niko bimeze rwose. Metodoloji irimo abana barahura mu matsinda make, bashobora kuganira uwa babiri, se ni ibiki byakubayeho mu myaka, wibuka ibiki byakubabaje utazibagirwa, none ugasanga umwana asanze ahubwo hari undi ufite ibibazo birenze ibye, akavuga kumbi ku buryo hari igihe mu mizo ya mbere biba bikomeye, abana bararira, abana bahura n'ibibazo ukabona bahungabanye koko, ariko fira mesure gahoro gahoro bagenda bahura kenshi, biyumvanamo, baganira, bajya muri ya art. Umwana akabasha gushushanya inkuru ye, akayinyuza mu bishushanyo, ukabona ati hano ni papa kubita mama, hano dore papa yari yasinze, umwana akerekana isura y'umugabo wasinze cyangwa y'umubyeyi wateshutse mu nshingano, umwana akatati nuko byari bimeze. Ese ushobora kubyandika
mu nkuru yawe umwana akagenda agafata urupapuro akandika yarangiza ese iyi nkuru ushobora kuyidusangiza kumva bari gusohora y'amarangamutima ari noneho wajya kubona ukabona umwana gake gake rwa rugendo ni urugendo rw'isanamitima nyine ugasanga umutima ugenda uhambuka wajya kubona ukabona umwana noneho nyuma rero dufite igihe ntarengwa tumara nk'urugendo tumaramo ibyumweru nka 15 umunsi umwe bikazagera aho dukora noneho graduation yego abana noneho baba barahambutse barishimye yego tukabacutsa rero iyo tubacukije turongera tugafata ikindi cyiciro tukiri aho ngaho nahita nkubaza ikindi kibazo ese umwana mwasanganye icyo kibazo hari ukuntu ashobora kugera ku ishuri akari hanezererwa ariko mu muryango n'ubundi cya kibazo kikiriyo ese mwaba mufite uburyo muganira n'ababyeyi babo kugira ngo byibuze umwana ikibazo gikemuke n'ubwo yagikiriye ku ishuri ariko no mu muryango kuba ariho ikibazo gituruka byibuze ku buryo cyakemuka hari ukuntu muhita mukorana iyo mwabonye umwana afite icyo kibazo mukorana n'umuryango we ahava ubundi umubare munini w'abana dufite bafite ibibazo ni ibigaragaza ko ari ibibazo bifite isoko mu muryango rero buriya umuryango iyo utameze neza n'umwana ntamera neza icyo ni ikibazo kizumbajije kuko hari igihe umwana atera intambwe akabona amaze kuvayo ariko still yagera mu muryango cya kibazo yahura nacyo akagaruka bimeze gutya noneho uzi byabaye mu by'ukuri umusaruro umunani akazi kanyu nikagaragare kuko cya kibazo kiracyari kandi nibo bantu be cyane ahura nabo niho rero tugerageza iyo tubonye ari ngombwa kandi bikwiye tugerageza ese birashoboka ko twazahura n'umubyeyi tukamutuma nk'umubyeyi ariko tukamutumaho rimwe na rimwe azi ko yitabye dushaka kureba imyigire n'imyifatire y'umwana ariko noneho wabuganira n'umubyeyi ukamubwira ariko mwana ubona afite ibibazo bimeze gutya ese mu muryango bimeze bite iyo ari umubyeyi mwiza hari ibyo akwepa ariko hari n'ibyo asiga cyangwa se nawe kuko nk'umurezi ushobora kumubwira ikibazo cy'umwana afite nawe kugira agahita abona ko ari umubyeyi wa mugani mwiza nk'uko bivuze akaba afite ibyo yakosora hari umubyeyi rwose uhita avuga ati yakubwiye nibyo cyangwa koko tica ibi nibyo hakaba n'abihagararaho nk'ubu mfite n'urugero ngiye kubaha ntago hano turi kuvuga wenda dufite n'umwana n'urugero wahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kiri umwana muto inshuro zirenga ku buryo yageze arahambuka ararira ageze kuri level kujya yitura hasi kubera ko yabuze byaramurenze ni umwana we ukiri mu mashuri mato ni umwana muto ariko noneho amaze kubivuga arakavuga ati hari ibintu ariko ntashaka uzabwira mama kuko numvaga noneho bigeze aho ngomba kuganira n'umubyeyi noneho byibuze kuko n'umwana ugeze kuri level yo gufashwa n'izindi nzego zirenze yego ariko urumva niba bigeze aho hakenewe ababyeyi kugira ngo batange intervention yo kuvuza umwana yo kumukurikirana umwana aravuga ati ntago mama ashaka ko bijya habona kubera iki ati reka tica ni ukuvuga ngo icyo kibazo n'umubyeyi arakizi umwana ngo baceceke cyane ko n'umubyeyi ubwo abifitemo akaboko nabyita ko abifitemo akaboko ko umwana yarambwiye ati iyo papa adahari mama nawe hari ibintu azana yakora bikambabaza bishobora kuba rero umwana yarahohotewe kubera na ya mico ya nyina nyina ntiyabibonera umwanya nuko ariko bigeze ku minota nyuma yabimenye nibyo koko umwana amujyanye kwa muganga arafashwe iby'ibanze ariko naswo ntazabimenye urumva rero uwo mwana uwo mubyeyi arakwepa ubwo umwana aho kugira ngo amujyane aba agomba kumufasha amujyana mu buvuzi busanzwe kandi ubuzima busanzwe urumva umwana yatangiye kwitura hasi barashaka indwara bayibure barashaka wenda bagire ngo ni igicuri barushakishirize mu biki kandi wenda hari imvano aho rero niho nkubwira ko hari n'ababyeyi badashaka kwishyira hanze kuko burya mu muco w'abanyarwanda ngo kuri kose si ngombwa kuvuga ese papa nabyumva ese umwana atazamvamo nanjye akavuga ibyanjye urumva nk'uwo mwana abaremerewe nk'ibyo ni urugero mbahaye hakaba n'ahandi ibirenze aho ba bana bageraho bakatubera intumwa mu babyeyi
ubu dufite umwana uri gutanga ubuhamya ati njye nahinduye papa naramwicaje papa ibintu ukora urabona ari byo dufite ibyo twiga kandi biratubabaza iyo utashye bimeze gutya iyo urabona ingaruka bitugiraho papa yansabye imbabazi kandi yarahindutse urumva rero hari byibuze hari icyo bitanga niyo kitabagaragarira vuba ariko byibuze abana wa mwana watsindwaga wa mwana wirirwaga yubitse umutwe mu ntebe wa mwana wari aggressive agira aggressivity akayigabanya akumva ko gukina n'abandi ari ngombwa kumva ko akeneye abandi kugira ngo umunezero uboneke rimwe na rimwe kwiga noneho bigatangira gutanga umusaruro akegera abandi bakiga mu magurupe bakajya tugasanga ko noneho hari umusaruro biri gutanga yego muri gukora akazi keza n'ukuri biragaragara ko yaba hari umwanya buri wese akajya mu nshingano ze hari umusaruro mwiza byatanga mu rwego rwo kubaka abana bacu mu rwego rwo guhindura sosiyete kuko nk'uko bigaragara umubare munini ugize u Rwanda igihugu cyacu ni urubyiruko muri kona urubyiruko ruri kwishora mu biyobyabwenge urubyiruko ruri kwishora mu bisinzi n'ingeso mbi zose ibyo byose ni ibimenyetso bya ryahungabana rya bya bibazo umwana akagira akitera icyizere akabona ko ejo hazaza ntahari ukaba usanga hari ibindi noneho agiyemo noneho bimwangiza kurushaho yego aha mwana we murumva ahangaha ntabwo byoroshye ababyeyi muri kubyumva namwe icyo dusabwa hanyuma ahangaha nahita nkubaza ikindi kibazo kitagoye cyane ese hari izindi nzego mwaba mukorana nazo cyane cyane ko twabonye ko mufite akazi katoroshye gakomeye pe hari izindi nzego zaba zibafasha mu kurebera hamwe ukuntu iki kibazo mu by'ukuri uko mugenda mugikemura navuga ko zihari ariko ntago zihagije ego kuko nko ku kigo iwacu dufite umuryango w'isenga n'imanzi ugerageza kuduha ayo mahugurwa ugerageza kudusura ayo makarabu ugerageza rimwe na rimwe kuduha udusapoti kugira ngo tubashe kugaragaza ibikorwa umubare wabo bifasha se ariko navuga ko bidahagije kuko umubare w'abana bafite ibibazo urushaho kwiyongera kandi ugasanga umuntu ushinzwe nk'icyo kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe mu bana ni nk'umuntu umwe ku ishuri mwarimu umwe biragoye ko yazenguruka yamenya ibibazo by'abana bose niyo wabimenya noneho hari icyo ugomba gukora ntabwo wabibonera umwanya kuko icya mbere inshingano ya mwarimu ni ukwigisha ni ugutanga uburere ni ugutanga ubumenyi iyo hajemo indi nshingano inaremereye gutyo birumvikana ko bisaba izindi mbaraga bisaba rero izindi mbaraga ndetse n'ubufatanye bwa buri wese mu nzego zitandukanye niyo mpamvu rero ubuzima bwo mu mutwe igihe kirageze kugira ngo tubone ko ari ikibazo cyugarije urubyiruko rwacu bityo buri wese ajye mu nshingano ze kugira ngo tubungabunge kandi twubake ubuzima buzira umuze yego ubuzima bwuzuye kandi ubuzima butanga icyizere ku gihugu cyacu cy'ejo hazaza yego nibyo rwose hanyuma turi ku musozo ikibazo nahita mbaza ese umusaruro mubona ari uwuhe umusaruro ugaragara mu bikorwa mukora ni uwuhe hari umusaruro bitanga murakoze nigeze kubikomozaho mvuga umusaruro wa mbere ni ukubona umwana avuye ibuzimu agarutse ibuntu burya kubona umwana yishimye kubona umwana yisanzuye kubona umwana noneho azi ko hari icyo ashoboye birashimisha buhari kandi akamenya gutandukanya kumva ko ibibazo atari bwo buzima ubuzima bugizwe n'ibibazo n'ibyiza n'ibisubizo icyiza cya mbere ni uko umwana abasha kumenya uko agomba kwitwara mu gihe cy'ibibazo n'uko agomba kwitwara igihe ntabyo kandi akabyakira byose
akumva ko niba yabwiriwe ntabwo bivuga ko atagomba kujya ku ishuri. Kubwirirwa se normal hari igihe bishika ejo azarya. Akumva ko niba papa uyu munsi yakoze ariko ntagire ikintu acyura ntabwo byacitse ngo yaze yirwe yigunze ngo oya. Abana rero bacu muri club tubatoza kwakira ubuzima uko buje no kudaheranwa n'ibibazo. Akumva ko hari n'abandi benshi bafite ibibazo bisangiye kandi ko ibyo bitabuza ubuzima gukomeza. Inyungu rero ivamo n'umusaruro wa mbere, uwo mwana ariga, uwo mwana yisanisha n'abandi agasabana nabo kandi ubuzima ukabona buraryoshye. Buriya ubuzima buryoshye rero umwana aratsinda. Nk'uko nababwiye hari abana batinyuka noneho bakumva kumbi burya nshobora kuganiriza papa, nshobora kuganiriza mama ibinyugarije, ibyo mbona binsikamiye, ese nshobora kugira uruhare nanjye mu kubaka ubuzima. Rega nturiya mubyeyi aba afite ibibazo byo mu mutwe. Hari umwana ushobora guhindura umubyeyi, ubona umusaruro ufatika. Ikindi staff ku kazi, abarezi bakamenya uburyo bafata abana. Urabona kera twize dukubitwa, twize dutotezwa, amateka y'igihugu cyacu atwereka byinshi, ariko noneho umurezi w'uyu munsi yagize umugisha akamenya ko abana babaho mu buzima twavuze haruguru, byibuze atega amatwi. Mwana niba yakerewe ntago wahita umubwira sohoka, ushobora kubanza ukamutega amatwi ukamenya wakerejwe n'iki. Mwana ashobora kukubwira ati naraye ntariye bwakeye numva nta mbaraga mfite, naje gahoro, nahuye mu nzira n'umwana urwaye mbanza kumujyana kumusubiza mu rugo. Udahise utega amatwi rero hari igihe wahutaza wa mwana nawe ukamwongerera ukamuhura. Yego, umusaruro rero tubona ni uwo. Burya ikigo gifite amahoro, igihugu gifite amahoro, ubuzima ku ishuri abana burahari. Ariko hari umwihaye Imana wajyaga avuga ngo muri Kristo ngo twemera kubaka umuryango wuje ubumuntu, ukuri n'urukundo. Ubumuntu rero ni ngombwa kugira ngo ejo hazaza habashe kubaho. Yego, barakoze cyane, turagushimye. Ahangaha tugeze ku musozo w'ikiganiro. Ese hari icyo wakongera ku byo wavuze cyangwa se icyo wasaba muri rusange kugira tumenye icyakorwa? Yego, murakoze. Ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ni ibibazo bireba buri wese, ariko cyane cyane ababyeyi, umuryango. Muri kubona aho tugeze mu gihugu cyacu kirasa neza, dufite iterambere, abana bacu bariga, leta yakoze ibishoboka byose kugira ngo igihugu cyongere kigire ubuzima, ariko umuryango uyu munsi wugarijwe n'ibibazo bikomeye. Muri kubona bicana, muri kubona biyahura, muri kubona abana mu mihanda, ibigo bifasha abana, ibigo hirya no hino, kubera ko umuryango urajegeye. Ubu rero ni umwanya mwiza tuba tubonye yo kongera gusaba mbere na mbere abubatse urugo, umuryango, ababyeyi nibagerageze kumva abana kandi bagerageze gusigasira indangagaciro z'umugabo, indangagaciro z'umugore, indangagaciro z'ababyeyi kugira ngo barerere igihugu. Ikindi ni leta, inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'igihugu nibuhagurukire iki kibazo. Buhere mu mashuri, bugerageze gushyiramo imbaraga kugira ngo umwana w'igihugu, kugira ngo ubuzima bw'abato bugire byose bikwiriye kugira ngo igihugu cy'ejo kizabone amaboko agisigasira, agikorera ari mazima, ubuzima buzima. Ikindi twasaba ni imiryango itagengwa na leta. Harimo amatorero, amadini atandukanye, biri mu nshingano zabo, kuko hari ngo umuhanga wavuze ngo mu rurimi rw'ikitaliyani ngo mensi sana in corpore sano. Ubundi roho igomba kuba nzima ariko mu mubiri muzima. Kubona urusengero rwuzuye abanywa ibiyobyabwenge uzabwiriza ariko atanywa ibiyobyabwenge. Kubona urubyiruko abana babyina kuriya ariko wajya kubona ukabona aratashye ariyahuye. Kubona ibyo byose ni ibigaragaza ko hari izindi mbaraga dukeneye mu matorero, mu madini, mu miryango itagengwa na leta, mu nzego za leta nibahaguruke. Ikindi ubuvuzi
ubuvuzi rwose buhaguruke koko nibyo kuri buri karere hari ibyo byose umukozi kwa muganga ushinzwe ibyo bibazo ariko nibamanuke begere ibyo bigo nkatwe begera ayo maklabu baganire n'abana bamenye mu by'ukuri ibibazo abana bafite ndetse bamenye n'abo akwiriye gukurikiranwa kuko nabo barahari hanyuma babafashe. Sinabura gusoza nanone ntashimiye yaba mwebwe mwadutumiye kugira ngo tubashe gutanga ubu butumwa, turizera ko buzabonwa n'abantu benshi, by'umwihariko nanjye ariko nkashimira ubuyobozi bw'aho nkorera kugira umuyobozi mwiza, ubuyobozi bwiza buha abana wa mwanya wo guhura bakisanzura, izo ati zabo zigahabwa agaciro bakaba umwanya rwose, nabyo ni ubuyobozi dushimira. Ku ishuri ryanjye rwose ndabashima, sinabura no gushima kandi wa muryango cyane cyane w'isenga n'imanzi watubaye hafi, utuba hafi buri gihe, ibikorwa badukorera ni indashyikirwa, ariko nabo nyine urugendo ni rurerure kuko ibi bibazo ntibirangira, bamwe bavamo abandi baza, ni ukuvuga ngo ni akazi gakomeza. Tugashimira rero ku bw'umwihariko n'abo bana muri za club zitandukanye baradufasha, nabo ubwabo bageze ku rwego rwo kwiyobora no kuyobora bya biganiro, no kuyobora ya mikino n'ubuhanzi bwabo n'ibiki bagezaho ntahari, nabo ubwabo barakora bakamenya bati uyu umunsi wacu, bagatumirana bakikoresha kandi bakaguha raporo, ugasanga amafoto, ugasanga amavideo bafashe, ugasanga ibihangano byabo bifite imbaraga. Ubutaha nimwongera kudutumira ndizera ko atari bwo bwa nyuma, tuzababereka ibyo bihangano bimwe ku buryo bifasha n'abandi. Mu gusoza rero ndabashimiye cyane, mwakoze kandi nimwongera kudutumaho turahari, tuzabitaba. Yego, murakoze kwitabira ubutumire bwacu. Hanyuma murumva ko ari ahacu kugira ngo twubake iterambere ry'igihugu cyacu, kandi umwana ni umutware, murumva twese biratureba. Hanyuma naho ubutaha, murakoze ku nama n'ibitekerezo mukomeje kutugira, tuzasubira.